Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, mugire amahoro y'Imana. Turi kuwa gatandatu itariki 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ni umunsi wa 10 w'umwaka. Iri mfasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 444 muri kumwe na Fulgence Mutabaruka. Turacyari kuri rya jambo rivuga ngo ihame ryo kwihaza mu butunzi. Umubwiriza 11 umurongo wa 4 n'uwa 6 aravuga ngo uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi mugoroba ntukaruhuke, nturuhure ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera icyo ari cyo cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. Imana dufashe cyane. Turacyari kugira ngo rivuga ngo ihame ryo kwihaza mu butunzi. Tubonye iri jambo cyangwa se ijambo twagiye tuganira ku magambo Salomo yagiye avuga. Akenshi rimwe na rimwe ni byiza ko ijambo rivugwa, ariko nanone ijambo rivuzwe n'umuntu nanone wabaye mu bikorwa runaka. Umuntu uvuga ikintu azi birushaho kugira imbaraga cyane. Ibi bintu rero Salomo ari kuvuga ni ibintu yari azi cyane, kuko Salomo yabaye imwe mu bantu bakomeye cyane. Mu bantu b'abatunzi yari atunze, mu bantu b'abakozi yari umukozi udasanzwe. Yari umuntu ufite ubutunzi bwinshi, kandi yari umuntu uzi gukora, yari umucuruzi uhambaye. Ariko mu mpuguro ze yaravuze ngo uhora yitegereza umuyaga ntabiba, ngo kandi uhora areba ibicu ntasarura. Iri jambo nk'uko nababwiye ngo ni ihame ryo kwihaza mu butunzi. Nuko nje kongera kukubwira yuko uhora yitegereza, uhora areba umuyaga, kavuga twere kose ibi n'ubundi ndabikora se bizemera, ibi ndabikora bizigera bikunda, kaka business ndagakora kazigera ko kazafeiringa, aka kazi ndagakoraho kazangeza, hari icyo kazangezaho. Uyu mu boss nkorera se hari icyo nzageraho, n'ubundi ko mbona umushahara nkora ari ntikize. Cyane cyane ko abantu nk'abo ngabo bafite imitekerereze ipfuye. Niyo ukora akazi ugakora ukavuma, ugakora wiciraguraho, ngo ariko uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kwa kundi ubugambira gukora ikintu ukavuga uti nzaba mbikora, nzaba, ariko menye yuko iminsi irimo iragucika, igihe kirimo kiragucika. Gukora ni none, ejo sahawe. Koresha amahirwe ubonye, koresha iyo opportunity, bikoreshe. Ngo mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe. Muri iyi si Imana yemera ko tubaho tuvunitse, yemera ko tubaho duhangayitse. Ikintu umuntu ageraho cyose bimusaba imbaraga. Hanyuma igihe cyose abantu batifuza gukora bavunitse, ntekereza ahari ese ubwo navuga ko ari abajura. N'umujura nawe akoresha imbaraga n'ubwenge n'ibitekerezo aba yavunitse, ariko ibyo byose mbibifurije, ariko iyo afashwe bimugiraho ingaruka zitari nziza. Icyo nshatse kuvuga ni uko igihe cyose ihame ryo kwihaza mu butunzi nta kindi, ni ugukoresha umwete, ni ugukoresha imbaraga, ni ugukoresha umurava. Igihe cyose iyo uhagurutse ushaka kwiteza imbere, iyo uhagurutse ushaka kuva ku rwego ugera ku rundi, iyo uhagurutse ushaka kwivana muri icyo gisuzuguriro cy'ubukene, cyo gusabiriza n'ibindi, Imana iza kugufasha cyane. Utera intambwe imwe rwose, Imana igatera intambwe nyinshi cyane, igufasha cyane. Hari ibintu utakwibajije, ariko Imana ikubashisha. Imana ishyigikira umuntu ugambira ibintu byiza. Imana ibaye nawe. Rero ihame ryo kwihaza mu butunzi, kuba wagera ku byo utagezeho, kuba nawe ubuzima bwawe n'amateka byahinduka, ni ukwiye gukoresha umwete. Ukora kimwe kikanga, ugakora ikindi, urwana muri bimwe byakanga ukarwana mu bindi. Gerageza aho kugira ngo uzabeho usabiriza, kugira ngo uzabeho wifuza, hangana mpaka ugeze ku nzozi zawe. Imana ibane nawe. Sengera mwere data mushobozi gukoresha umwete, kandi umushobozi umukore ku maso, umubashishe mu izina rya Yesu. Amen.